yazewe yaririmbye yitwa byeri nko kugira girlfriend twajya ubura ahantu nka best ukasanga warahaza aho hantu zewe yaririmbye tukakurira amafaranga ugasigara nta n'igiceri cy'icumi ufite cyo kugura ikariso. Komeza kujya wumve ko ari ibintu nyine biba biriho bigezweho. Tugaruke ntago nyine nagaruka mbyaye ko nyine ntago mazi. nongeye kubaha ikaze kuri YEGO TV nk'uko bisanzwe abakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, wowe uri iburengerazuba iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora bacu. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, ariko kugira ngo dukomeze banza ukoresha ya unsubscribe. Njye nababwira uyu mukobwa turi kumwe uyu munsi ndi kumwe n'umwari mwiza cyane nk'uko musanzwe mubibona mu biganiro tuba dukora umunsi ku munsi. Uyu munsi Kayira yongeye aragaruka, muramubona kuri kamera zacu za YEGO TV. Zongera ngaruka sambwiye ko hano ari mu rugo. Hano ni mu rugo, ni kazi igihe cyose ushakira ugomba kuza rwose. Birumvikana. Kayira uyu munsi ndashaka tuganire ku kintu kimwe, ngo haje ngo ibintu ngo byaba besto. Urumva ibintu byaba besto? Urabizi ibyo bintu byaba besto? Ahubwo se urabizi ibintu byaba besto? Mbabyumva muri inkuru y'imihanda. Imihanda yaranyereye wa mwana we. Utangiye kungira umwana kandi mundebere nabahera. Imihanda yaranyereye, ikibuga cyaranyereye byatanje, ariko ibintu byaba besto byo biriho bireze. Ibintu bimeze nabi. Ibintu byakakaye, abantu bari kwicana abantu. Ngo besto ngo iki? Ibintu byaba besto. Kire ndajya tuganire mu nkuru zimo ziravuga kuri imihanda yacu ya Kigali ndetse no hanze. Aho akomeje kubi abakobwa n'abahungu akomeje mu kintu cyo kugendera nabyita ngenda byita nk'Ikigali. Aho turi kugenda. Mugiye ngo mfite besto, ukumva umuntu nashaka kubwira ngo mfite sheri, ahubwo yibere mu kintu ngo nifite besto. Ngo best. Ibintu byaba besto. Ahubwo se ubyumva gute? Ibintu byaba besto ubyumva gute? Rero ibintu byaba besto marumva ari kagatwiko nyine k'iki gihe k'abajene n'iki n'iki. Nanjye ni gutyo mbyumva, kuko nakuntu waba ufite girlfriend cyangwa boyfriend kagira besto ho. Maybe numva ko besto ari umuntu mwakurana ibintu byose ushaka. Nayo kuki ibyo bintu ujya gukorera kuri besto utabikorera kuri boyfriend wa cyangwa girlfriend nyine ku muntu mukundana. Kibarumva bidakwiriye. Yego yigabe besti ariko apana ibintu byo kurengera. Gute se? Nyine ariko bajya banagira ko besti waje twaragize. Ngo baragize bataragira. Kandi afite umusheri wiwe nta kintu kimwazi. Umva ari umufana. Nago umvishira boro yazewe yaririmbye yitwa byeri nko kugira girlfriend twajya ubura ahantu nka best ukasanga warahaza aho hantu zewe yaririmbye, ariko nyine ntago mazi. Ugasanga best wawe warahaza ariko boyfriend wawe ntabwo ahazi. Cyangwa girlfriend wawe aho hantu niyo yatabaze subwo ngo nje ntago mbizi. Ntago bizi. Ndagira ngo tuganire kuri izi nkuru zivuga ku mihanda bikomeje gucicikana. Bona yuko bishano gutuma urukundo rugabanuka. Koko se? Koko. None se nimba umuntu atakigira sheri, ahubwo ngo ufite besto. Nanjye mbanze nkubaze. Ufite boyfriend, ufite girlfriend? Yewe. Ndamugira. Nese koko uramukunda? Ndamukunda. Ni sheri. Ni sheri. Ariko biri kugorana. Gute sikari nyene ntago ari besto. Uramukunda? Ufite inshuti y'umukobwa se? Ufite inshuti y'umukobwa? Inshuti zisanzwe zirahari z'abakobwa. Ariko mfite nago haburamo umukobwa muciringa ukabona ameze neza ukamubwira ati wareka. Nego umuntu aba best ariko mwamufita nyirari. Irari? Ntiyaba ari irari. Je rero nta besto ngira ahubwo ngira sheri. Ugira sheri. Ko se sheri wawe uramyizera cyangwa warakwizera? 100%. Koko? Narabizi no mu kigano muri commentaire. None areba commentaire yanabishyira muri. Ndamuzi ntago ajya yiburira. Yagatambikamo. Nawe afite best.
arakaririmba papa cyangwa yaririmbye sheri wawe ufite n'afite sheri oyeze kandi ahubwo ibintu by'inkundo ari igihe ukunda umuntu ugasanga uwo muntu ntabwo agukunda cyangwa se ugasanga hari n'ikindi kintu agushakaho uko utumye nataka ahandi hantu gute none se buriya titi na nyamba ibintu byabo bibona ute mbibona nk'uko ubibona nakubwira ko mbibona ute ko mba mbona ari aba besties sibye nyine ejo bundi igihe mperuka kujya kuri TikTok nabonye ngo bashwanye ngo nyamba yabonye indimu nibyo none se ntabwo ndi kumva ibyo bintu neza sinzi ibyo nshatse kuvuga ari kubyumva nagiye kuri TikTok numva inkuru gutradinga ngo nyamba yashwanye na Titi maybe numva ko Titi ari wabigizemo uruhare utumva ko se Titi ari wabigizemo uruhare ni nyamba atabigiramo abakobwa turi abana beza by the way abakobwa dufite urukundo uruhe rukundo hari ukuntu dukunda umuntu tukamwimariramo ugasanga aratubabaje yego ntabwo turi no buriya Titi na nyambo yimariyemo Titi yamwimariyemo abona nta kivamo aravuga ati reka nshaka undisha n'ubundi nawe wararompetse tubivuga gutyo se Titi ni gutyo yabifashe kandi koko ngewe ko mbibona nabonaga mani iramu baby akunda uriya musani siko mubibona rata biriya bintu nabonye ari bimeze nka prank baby ari nka filime bakinaga kino gihe akaba aricyo gihe igeze ikabirangiye tubona ni nk'ama episode twareba sibyo nka gutyo yo kuvuga ati wabonaga ari prank nk'ubu ngubu wasanga ari prank yo kugira ngo batwereke yuko bashwanye kandi bakiri kumwe bakabishyira mu itangazamakuru se kubera iki man umuntu ushaka views cyangwa umuntu ushaka kwamamara ari kumva akora uburyo bushobotse nose ko batweretse katugaruke ku nkuru ya DJ Benda ari kumva na Shakira batweretse ko bashwanye sibyo batwereka ngo Benda ari gukundana na Semuhungu sibyo na Semuhungu urabyibuka ko bwa nyuma nyine bongeye bakagarukana bagasubirana Shakira na Benda yes Ose Benda yaje gutandukana na Semuhungu zari prank reka maze nkubwire banasomana man banasomana se wowe ntabwo ushobora mani gusoma umuntu sibyo ntabwo ari ibintu birenze sibyo kandi kuba wasoma umuntu ariko ubwo mvuza gusomana uba uri kubyumva ibyo bintu gusomana gute fresh kiss cyangwa tiranga ibyo ngibyo ibyo biboro bakora nazi ibyo biboro bihe ibyo nyine byo gusoma ashobora nyine yarabikoze kugira byagatwikomana abastari hari ukuntu bikorera utuntu kugira batwike nyine bakomeze bazamure FM yabo rero nagwa none se ni gute se ubundi tutavuga yuko ibyo barimo n'undi aragatwiko nta rukundo rurimo n'ubundi nimba Titi na nyambo twarabonye FM yabo y'uburyo basohoka ewane babirimo ibintu byose aka kanya tukaba turi kubona Titi na nyambo bari kutwereka yuko bashwanye ni gute bya bindi bya mbere tutakomeza kwibona n'ubundi tutabona ntago bari abantu bashwana mwana uhera uvuga ko batashwana je mbona ari prank none se kamubwire Ram baby ti nyambo okay Ram baby nyambo nabonye ari undi mujene bari kumwe sibyo so ari undi mujene bari kumwe kuki uriya umuhungu Titi atara twereka undi mukobwa bari gukundana kubera yuko ni prank ariho yari gaburi abagabo buryo buratubayeho dutinda kwihutira kwerekana ibintu okay ariko abagore kwerekana ibintu wasanga baranabipanze bakavuga ati sheri wanje Titi ngiye kubigenza gutya sibyo kubera iki nuwuhe muhungu se wako muri commentaire mu bitubwe niwe muhungu wakemera yuko sheri wiwe bakirirwa musoba ni se ntago buri kureba ari amashusho ariga baba batwereka okay ikamubwire kugira ngo wemere ko ari prank sibyo ni hehe wabonye umuhungu nyine uriya mukobwa nyambo sibyo nimba arashwanye na Titi kuki nta yindi usibye iriya foto nyine ndi kubona iri gutrading ahantu hose ari video wari wabona ari kumwe n'uriya mujene bari mu tuntu tworesheje tumeze ukuntu na nyambo se na nyambo ariko kuba byarageze mu itangazamakuru ariga birahari birahari bivuze iki rega ukuba wifotoje n'umuntu ukabipostinga ntabwo bivuze ko mukunda utuntu tw'utu video twabese turimo tugenda ducaracara kuri social media wajya kuri ya ukatwasanga wasanga ari ukuntu umuntu aba hararanye n'undi ashobora man eka umbwiza ukuri sibyo nshobora nko kuvuga ati babe sibyo
ngiye gukora urabona nyine boro zacu tugiye man bari aba baby ngiye ko mbazi sibyo na titi bahoraga bapanga utuntu twa prank every day bakaza bapanga utuntu twa prank sibwo rero gukora biriya bintu ngiye mba numva ari prank nanone baba barimo rega kamubwiza ukuri sibyo hari umwana wahoraga wiriza nyine ni inkuru bigeze kumbwira umwana agahora yiriza yicaye hanze mama wakaza kumureba akamubwira ati wayiki gasanga umwana ari kwiriza sibyo kindi gihe umwana ararira mama wajya kumureba aramubwira ati abona na kintu yabaye bwa gatatu asubirayo sanga umwana nta kintu yabaye bwa kane umwana yararize bigenda ute nyina aramwihorera aramubwira ati mumure kuriya ari kwiriza rero natwe ni gute se tutafata ko ari prank bari kudukinira ngiye ibi bintu rero by'urukundo byaba abantu ngiye bikomeje kubera urukundo sibyo ufite urukundo we kundana n'uwawe byaba ari ubireke kuko ugiye kwinjira mu by'abastari ntago wabivamo pe kuko nyine abastari turi kwinjira mu byo baba batweretse ariko ye barabikwereka kuko ntago bahozaho ikintu kimwe nyambazwi nk'uko akina filime titazi kuko abyina sibyo rero ntago bahora nyuma yabyo se nyine nyuma yabyo siho batwerekera rwa rukundo rwabo umunsi ku munsi nyuma yaho se urukundo rwawe uraruzi amavideo batwereka video se bivuze iki no gusohoka baba batwereka se bivuze iki nyine aza tuvuge ko usohokana n'umuntu muryoshya mugera ute nta rukundo rurimo aho hantu tumaze gusohoka kangahe igihe nawe nge nawe tumaze gusohoka show zingahe ebyiri izo ebyiri zose ntabwo twazipostinze twarazipostinze ariko si ibintu byahozeho kuki nyuma yaho se tutongeye ngo tubikore twaranifotoje by the way nimba ari ibintu dushaka gukora nka rimwe nko mu mezi nk'arindwi cyangwa 8 icyo gihe umuntu azavuga ati izi ni inshuti zisanzwe ni na famille kenshi dushobora kuba tunahorana sibyo kuki batavuga ati bari abantu bashobora kuba nyine duhorana natwe rega babishyira hanze byavugwa rega ari abantu bataba bashaka kugaragaza life yabo yose uri kumva hari n'utuntu tw'utubanga ubwabo babifitiye sibyo ku buryo batavuga ati tugiye gushe none se wowe wafata urukundo rwawe n'umugore wawe mukundana kuki utaza kurutubwirira hano ngaha muri stu bikomeje kugorana nase ubu twizere yuko mu gutandukana kwa Nyambo na Titi bari abantu ntago batandukanye baracyari kumwe nimba baranatandukanye umuhungu niwe wababasha umukobwa ibyo ni ibintu byumvikana kuki se wumva ko Nyamba tamubabaza we eka mubwire agashobora kumusanga ari kumwe n'abandi eka mubwire sibyo uko umuntu ajya harya avuga ngo ibigoramye ngo bikagira utera kumva icyambere Nyambo n'umukobwa mwiza icya kabiri nta muhungu ujya uba mubi ariko ngiye gutora ntago natora ko Titi abiranye na Nyambo pe oya sika none nawe inkuru urayishe none ni gutubona ko Titi na Nyambo bataberanye inkuru ntabwo nyishe ndivuga ibiriho ntago baberanye sibyo Nyambo ni mwiza bivuga ko Nyambo ubwo yaba yarahindukiye agahita yakwepa Titi kavuga ati wenje gusa nka kintu kirimo none narayobye ahubwo oya ibyo byivugiye none gute abakobwa twebwe uko twatumize kose sibyo dupfa gukunda nyine twavuga ati ko wowe waduhaye urukundo sibyo tugakunda iyo tuguhaye ikizere umuhungu twaguha ikizere ukacyangira kikurikiye aba ari igiki ukumuta ibishanga ni ukuguta igishanga muri make uko yazanye ubugoryi muri make tuvuga ko Nyambo niwe wakunze Titi cyane Titi azana ubugoryi Nyamba muta mu bisheke nawe ndi kumva icyo kintu nisize nimba uri kubyumva neza ibyo mubwiye nibyo birumvikana oya Titi nawe ni umusore mwiza rega se umureba ni umusore mwiza birumvikana kandi biranagaragara n'umuhungu wihaye ufite amafaranga simbona abakobwa sikyo bakunda ari amafaranga kandi Titi namaze kuyagira hari abakobwa badakunda amafaranga uzakunda amafaranga se ufite umutima mubi nakuza ufite amafaranga ufite umutima mubi ninde uzagukunda uzaba ufite amafaranga utazi gutanga keya yego hari abakobwa tuzi kukurira amafaranga tukakurira amafaranga ugasigara nta n'igiceri cy'icumi ufite cyo kugura ikariso komeza inkuru ya Semuhungu na General Benda yose urabivuga iki ibyo byiwe ntago mbizi kuko igihe meruka nzi ko bye bigucacana bwo mba numva mani ari ibintu baba bapanze rega utese kuki utabyemera ko noze General Benda
ese reka nkubwire sibyo kujya wumve ko ari ibintu nyine biba biriho bigezweho tugaruke ntago nyine nagaruka kuvuga tugiye gusimbuka topic yawe sibyo hari yuko uri kumva Joyeuse yakunze nde Juno sibyo siko ducyo tubizi pe Joyeuse yakunze Juno Joyeuse afunga YouTube channel afunga TikTok imbuga zose arazikoresha arakurikiranwa arakundwa sibyo hari abantu bari kuza bitirira sibyo ngo misi nde harya misi wa musana ukora indirimbo bamita element ngo misi element irikumva hakaza ngo ba misi ngo ba Juno oya Juno ba Chris Easy man hari ababebi benshi bari kuza barwariye crash z'abantu kujya bafungura ama YouTube channel bazamukire kuri abo bantu sibyo kwako bumvishe ko Joyeuse yakunze nde Juno yakunze Juno akazamuka sinzi nimba ibyo ndi kukubwira ndi kubyumva ngo aba bastari nibo bari kusa nkaho ari byo biraro biri kwamutsa aba bana bato rero yego kujya rero byo ndi kukubwira ibyo mubwira kubyumva neza nimba byumvishe neza rero uri kumva n'ibyo bintu bya batiti n'abanyambo n'abageneral band na kuntu umuntu yahora aposting ikintu kimwe abashaka no guhindura kuko umuntu yahora umupostingira ikintu kimwe agera aho ngaho akabihaga abantu b'abanyarwanda cyangwa abantu nkatwe turarambirwa ubwo bivuze yuko Nyambo na Titi hari prank barimo baradukubitiye shani prank urukundo rwabo ruracyakomeje nawe urukundo rwabo rurakomeje reka nkwereke sibyo nimba kuko atari ibintu byo kubeshya sibyo turi mu kwa kangahe turi mu kwa kabiri mu kwa gatatu bari abantu bamaranye igihe kinganute bakundana nimba uko kubara neza kuva Titi yava muri gereza so imyaka 2 irimo irashira imyaka 2 iri gushira Titi avuye muri gereza none se wamenye ryari ko usibye nyine kuvuga ko ari abapesto utangiye kubyumva ryari aho Titi aviriye muri gereza none se koko oya urumva bari basanzwe ari inshuti bari basanzwe ari inshuti ibyo byo ndabyumva twebana nk'ubushuti ibyari ubushuti rero bwabo byaje kwito bivamo urukundo sibyo none se hari nk'umuntu koko abo bantu nimba bari bafite gahunda yo gukundana sibyo bakundanye igihe kinganute nta mezi ashize cyangwa ntabwo umwaka uruzura sibyo kuko nta rukundo rumara ukwezi bashobora kuba baravuze ati ibi bintu reka tubipange tubigenze gutya tukomeze tubakinire mu kwa gatanu ntabwo kuzarenga bazaba basubiranye mani ibi ni ibintu bibaho none se urabona Titi na Nyambo ari abantu bashobora kuzabana bakubaka urugo tukabona ari umugore n'umugabo rwakubakwa pe none se ubona nabihuje ego ko babana rega ego ko yes cyangwa wanasanga bana abantu indarusiko de Ben yakubaka yasegande de Ben weze uriya ni umusitari ni umuhungu wari ukunzwe n'abakobwa benshi none se aga n'umuntu arakunda kandi agahitamo nawe rero Nyambo na Titi barakunda banahitamo baba kuki sabane basitaye batabishyize hanze abandi dusanzwe tuzi ko bakundana kuki inkuru yabitageze hanze ngo tuyimenye batabikunda rega hari abantu bakunda ko inkuru zazimenyekana sibyo bakumva nyine ibintu byabo byose babishira hanze ariko hari n'abantu baba bavuga ati ibintu byaje tubikore private sibyo bakavuga ati nimba ari ugukundana njyewe nawe bigende gutya sibyo nkuko uzi ko ugiye kurya indaya harya basigaye babita indangamizi sorry gato rigomba nuko uzi ko ugiye kwinjira umuntu sibyo ubigira ibanga ukavuga ati uyu muntu ntabwo nshaka ko babimenya yuko ibintu byagenze gutya bakabigira secret hari n'abantu bakunda nyine kwerekana nyine rega ari n'umuntu wiyerekana uko atari ugasanga nyine umuntu agira amahani kugira nyine akwereka akagira amahani ugasanga ari itonde ndabona bikomeje kugorana iby'imihanda wese ubibona gute ngewe se mbona bari abantu nyine barashwanye nta kindi nabona kuri Titi ntabwo bashwanye bari abantu bari kumwe muri comment mu bitubwire ku ruhande rwanjye ndabona Titi na Nyambo mu bigore kuko murebye kuko ari abantu bashwana bari abantu cyambere nimba ari abashwana ikintu cyambere ntago baba barakoreshwe ikiganiro rimwe sibyo cyuko batandukanye se baraba mani je barabasana imbamba kurikirana 5 kwa 5 kandi ikindi cya kabiri bari abantu kuko nimba bashwanye ntago Nyambo yari gufata mani nagwafata
private life yawe ujye kuyitangaza sibyo ntabwo wafata kamera uvuga ati nabonye undi mu besto mushyashya no jamais abakobwa ntabwo ari gutyo duteye nje ndabizi abakobwa ntabwo ari gutyo duteye tubyihorera hari amakuru ya gasuku waba ufite Kasuko Kasuko amakuru mfite nuko ari kwemfita abanyamakuru bashyashya yes nabibonye kuri IG yagushize story ahubwo nimba wumva ufite impano wumva ushaka gukora cyane umunyamakuru mwiza wajya kuri YouTube no kuri TikTok harya IG iwe hariho nimero ziwe uramuhamagara mukavugana akakubwira ukuntu bimeze ariko abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ibya gasuku amafaranga afite imitungo afite igihe agezemo yarabivunikiye ngo ntashaka nise gushaka se uburenganzira bw'umuntu rega ariko iyo ukuze ari ugomba gushaka ukuze se afite imyaka ingahe afite imyaka ingahe ko niyo afite imyaka 50 gushaka ko ari uburenganzira bw'umuhungu cyane cyane ibi ahantu bari kandi abakobwa barimo barangirikira ubusano hanze urabizi neza wasanga impamvu hari abakobwa bamaze gukora gasuku nashake ashake ko icyo ushaka kumushakira ariko byose ibintu byose arabifite gasuku nashaka ariko agarabona umwami kazi we oya abakobwa ariga barimo baragumirwa kandi abagabo abasore bari hano hanze bafite amafaranga gasuku nawe nashaka baba banza wumve ukeka ko kuba warabonye umukobwa muhuza nuko abandi babonye abo bahuza oya none tuza igihe kiwe nikigera azashaka kwa barimo no kubivuga uri kumva ibyo imana ni mind is nawe uragira inama gasuku yo kudashaka se hari ukuntu nyine umusana aba afite ibicara akavuga ati kambanze ndyoshye nzashaka mfite imyaka nka 50 igifunze gasuku agushatse afite imyaka 50 ubaye utarashaka afite amafaranga namwemera bikubite yashatse ikigese kuko ari ko yafite nabwo naho wasanga ibi nyine nego ziwe atarazigeraho aha bikomeje ko nibyo mbona agasuku bitewe n'ibintu afite yarakwiye gushaka nari gakava aruko ashobora kuvuga ati nshobora kuzashaka n'umuzungu uwo muzungu yifuza akaba ataramubona akaba atarashaka kandi ikindi shati kumva gushaka ari uburenganzira bw'umuntu kuba ashaje arashaje nashaka ariko yavugisha ukuri gasuku nashake ariko kujya yirirwa tubera icyadu nashake ni uburenganzira bwe bwo gushaka ubu nta kintu wabwira gasuku afite umukobwa bakundana ntamuzana mugira umugore impamvu ntukakiri ko aracyari kumutestinga arebe wagwana agasuku ngo abakobwa baracyakuvugira aha none ushaka uzagira 50 cyamubonamo icyizere urumva ko gasuku aba yagize imyaka 50 ahubwo we yagushaka ukamwemera amafaranga ego kuri ndakubwa twakubwiye ko kebwe uramutse ufite n'amafaranga man ufite amafaranga ufite imyaka 70 cyangwa 150 ukaza ukatureba twese twabura kutagushaka ubuse urumva umugabo yakumarira iki ibaze nka gasuku ureba burya urabizi neza reba nka gasuku oya urabizi neza ko nta kintu yakumarira urugero nka gasuku ureba burya ngana buriya gasuku yagushaka afite ari mu myaka 60 buriya yakumarira iki atashatse iki gihe kubera iki icyambere umugabo ntago ajya ahagarika kuzana inanga sibyo spam icya kabiri ntago umugabo ajya saza aho ucatse kuvuga urahumvisha sibyo uko yaba ameze kose ariko umugore imyaka 50 yiwe aba yahagaritse nyine ibikorwa bye byose babyatangiye guhagarara sibyo niyo mpamvu man umugabo uko yaba ameze kose fa kuba afite amafaranga ntago yabura umuntu ari abakobwa bameshoningaho batarashaka ku buryo bagira vuba abakobwa se shabo uzi muri industry ariko we kanumve shabo nzi barashatse ariko ari umuntu nzi inde Marina uriya muntu ntago ajya asaza yes muzi ntago ajya asaza pe kandi numva ngo n'umugore wa Baduramas muri demeni akiba muri demeni simbizi pe gusa sinzi Marina nayo mu bakobwa bakoze nayo baba star na bari mu female si gutyo mu female na makuru mfite ya Marina afite umwana byo ko nzi ko afite umwana uramufite ariko Marina afite umwana muri comment mu bitubwire mani imba Marina afite umwana nge ntago narimbiza undi mukobwa wundi
ndi mu baby se uri muri industry nyarwanda hari uzi se wowe hari uzi yewe reka nshobora kubivuga gutyo ugasanga niciye n'isoko mana we iriye soko se kandi wari kuvuga abakobwa njye abankora mentioninze bari muri industry gasuku nashake ariko nguri kumuburanira namuburanira murashaka zashaka afite 70 unaje seri kumbwira abantu Shari na Nina bahereye baracyara abakobwa babaye abagore byagenze bite umva kandi niyo nkuruzanye ibya Shari na Nina haka turi kumentioninga abantu tuzi muri industry ya muzika reka okay Shari na Nina ari kumva bashobora kuba barashatse bakavuga ati ibintu reka tuba tubipozinze aho gato tuzongera tugaruke none se waruzi ko bazagaruka bakadukubitamo iriya ngoma iriya mizigo badutayemo bakunya bagasubirayo wasanga bakiri no gupanga bari gupanga imiziki bakaba batari gushaka abagabo se bakiri gupanga mu bakiri gupanga watubwiye yuko abagabo badasaza bacari na Nina ubuso si bamaze kuba bari abo bakugaragara ngo njye amenya kubatandukanye ariko ndikumvamo harimo washatse harimo umuntu umwe muri bo washatse ubone nawe nimba atarashaka nawe nagire vuba pe nimba ari mutarashaka ariko gusa ndikumva harimo umwe washatse okay so wakoze kubana natwe Keira sibyo none twongeye turakwemvita uraza kuri YEGO TV turagushimiye cyane namwe murakoze kunyakira nakubwiye ko hano ari mu rugo igihe cyose niyo waba usinziriye uri kumvuga ukanga usidukira hejuru waza hano kuri YEGO TV ndabyumva ni mu rugo rwose nanjye igihe cyose munyeneye ndahari byiza cyane ndabashimiye mwe twabanye muri kino kiganiro nari ndi kumwe na Keira wowe ewana ukigera kuri YouTube aka kanya banze ukore subscribe ndetse na share kugira ngo ugire ibi byiza tuhora tukugezaho umunsi ku munsi kuri YEGO TV ciao Imana ikomeze ibarinde see you